I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home. Nabonyemo Jamie Foxx. PARU ikaze muri 10 tonight kuri uyu mugoroba. Urakoze cyane Kate. Benshi bari bakumenyereye yuko ugomba kuba uhari dusohotse. Forget. Sare turi kumwe na PARU uko iyi nayo ni 10 tonight bigikomeje. Hari gihe baba batekereza yuko tuba tutari kumwe. Ariko buriya tuba turi kumwe. Gusa sometimes kubera ko amatara hari gihe aba make. Iyo twakoranye twasigira PARU kugira ko mumubone. Bajye babyumva. PARU. Yego. Spider-Man niyo nkuru iri kuvugwa ku isi No Way Home. Ariko by'umwihariko nabonyemo Jamie Foxx sinzi niba ari we uzaba acteur principal nyuma yuko le type là c'est qui ni Tom Holland. Tom Holland. Harimo kugeza reka mbyite ni nk'urujijo. Harimo urujijo muri Spider-Man igiye gusohoka ariyo bita nyine No Way Home. Iyi Spider-Man ikaba yaratangiye n'ubundi yari trailer yayo yari trailer yayo ko izasohoka actually muri uku kwa 12. Gusa abantu benshi bagiye babona trailer zigiye zitandukanye kubera ko nk'iriya trailer twebwe twerekanye ntago ariyo berekanye ku mateleviziyo yo muri Amerika kuko ku mateleviziyo yo muri Amerika hari indi trailer berekanye irimo n'andi mashusho atandukanye n'ayanga yatubonye. So ururujo rero rukaba rwara nuko aya yacu wenda yoroheje cyangwa hari birimo tutagakwiye ni uburyo bwo gukreye urwo rujijo n'ubundi ni uburyo bwo gukreye donc hari trailer nyinshi. Ego hariho trailer nyinshi. Hariho trailer nyinshi basohora trailer nyinshi zigiye zitandukanye. So iyi rero ba haye public nko kuri za YouTube abantu bayirebye nko kuri YouTube harimo utuntu tumwe na tumwe tutagaragara ariko abantu bayirebeye ku mateleviziyo yabo nk'abantu bafite amateleviziyo amwe namwe yo muri Amerika bagiye bayerekaniraho n'abayirebeye ndetse mu masare ku trailer nayo bayerekanye no mu masare bagiye babonamo andi masene agiye atandukanye noneho yo nakreye urujijo actually
ku bundi buryo kubera ko iyi filime twigeze kuyivugaho bushize tuvuga uburyo n'izina byari byananiranye kurishaka bahamagara n'abakinnyi bakajya babyamamaza buri umwe ahitamo izina ryiwe yitwa Spider-Man ariko iyo No Way Home ikaba ari nk'izina ritandukanye na filime ariko biza kurangira bahisemo iyi filime No Way Home ndetse biza kuvugwa ko hazaba harimo abakinnyi bakinnye Spider-Man bose uko ari batatu haba Andrew Garfield haba Tobey Maguire habe na n'uyu Tom Holland nyine ugezweho urimo urakina Spider-Man ariko Tom Holland aza kubihakana ko bano bakinnyi aba bahungu babiri nta barimo Tobey Maguire ndetse na Andrew Garfield nta barimo ariko muri trailer yasohotse ku mateleviziyo yerekanye ko actually mu murwano hari ahantu wenda hano igeze mu murwano bakoreye kuri statue de liberté harimo uburyo ubona ko Tom Holland Spider-Man ugezweho nyine ari kurwana n'abantu nka bane icyarimwe ariko ukabona abo bantu bane barimo barakubitwa kandi Tom Holland atabakozeho so ibyo nirwo rwarujijo ibyo bikaza kuvuga ati ese birashoboka koko abangaba Tobey Maguire ndetse na Andrew Garfield bashobora kuba barimo ahubwo wenda muri trailer tutababona bitewe nuko n'uburyo hari imbaraga ziri gukubita abo batipe bane kandi tutariho turareba tutabona ko Tom Holland ari no kwakta atari no kwakta atari kurwana nunareba uraza gusanga bano abo twita antagonist barimo cyangwa se dukunze kwita the band hano mu Rwanda no kuvuga ngo nicyo nkundira yo PARU hari antagonist ubundi n'abafite ni ba the band niyo bita ba the band abo twita type bitwa protagonist hari protagonist na antagonist ni ba the band ni bati so nureba rero aba antagonist cyangwa se aba the band bari muri iyi filime ni aba the band bagiye bagaragara mu zindi filime za Spider-Man nk'iyo bita Amazing Spider-Man ndetse n'izabanje za Tobey Maguire ukoresha so noneho umuntu akibaza ni ukubera iki bo baje muri iyi filime bakaza baje kurwanya Tom Holland gusa abo barwanaga nabo abo ba Spider-Man barwanaga nabo muri iyo filime muri izo filime zabo za mbere batagaragaramo so abantu rero rurimo ariko buriya ku itariki hagati ya 16 na 25 nibwo iyi filime izaba yageze PC yose z'ukwa 12 izasohoka 16 mu masine amwe ahandi sohoke 17 officially ku itariki ya mbere ni iyihe kugira ngo abantu wende nko officially ni ku itariki 17 nibwo izaba yageze ahantu hose ariko hari ibihugu bizayibona kuri Noheli kuri 25 ariko hari n'ibihugu bizayibona kuri 16 none Spider-Man no we hari umutipe nzi ukunda filime ngubu aragogera umuntu witwa Terence ndabizi ari mu karere ka Musanze abakunzi ba Sinema bagira urubuga ruhuriramo sinzi niba PARU rubamo ntabwo tujye tumubona muri group ariko tuzamwadinga kabisa tuve aho ngaho gato tuve muri Spider-Man hanyuma dukomeze n'andi makuru ariko twerekera cyane kuri James Bond No Time to Die yahigitse Fast and Furious ya kera bihagaze izi filime niba wenda abagiye bakurikirana runo ruganda rwa sinema cyane cyane wenda rwo muri Amerika kubera ko statistiques ziba zihari bagiye babona uburyo amafilime yagiye akundwa kurenzaho nka Fast and Furious iri mu mafilime yakunzwe cyane nyuma ya Covid mbese nyuma yuko amasare afunguwe nyuma ya Covid iri mu mafilime yakunzwe cyane ku buryo yarabustinze igurishwa ibihumbi 700 na hafi aho ngaho so uyu munsi niho yari ikiri kugera uyu munsi ariko No Time to Die ariyo nyine ya James Bond yo ikaba uyu munsi yayirenze nyuma y'amezi 2 gusa amezi 2 ntago aruzura ariko harabura iminsi mikeya nyuma y'amezi 2 gusa ikaba yayirushijeho miliyoni zigera nko kuri 20 ibi babivuze iki gihe donc igihe isohotse mu gihe n'igitoya biba bivuze ko ariyo iri kuri yaciye agahigo yego iyo bavuze igihe gitoya no kuvuga ngo nubu niyo hazi indi filimi ikayicaho ariko bahita bareba bati mu gihe cy'amezi 2 ni ihe filime yagurishijwe cyane kurenza izindi ibi nabyo bihita biyishyira muri record nka filime yagurishijwe amafaranga menshi mu gihe gitoya ariko bitavuze ko yagurishijwe amafaranga donc imaze guca gahigo kayimaze kugurwa Fast and Furious ayimaze kugurwa ni menshi kuri Fast and Furious none ikaba inamaze ariko no muri rusange nyine kuri global rate imaze kugurwa amafaranga menshi asumbya ya Fast and Furious
Furious noneho yo ikaba yaguzwe no mu gihe gitoya kurenza icya Fast and Furious ibi ngibi na filime yitwa Eternals ku bantu batarayireba wenda bashobora kuyishaka nayo yarasohotse ni Yamavo ni filime nayo mu minsi 9 yonyine yari imaze kugurwa amafaranga ajya kwegera miliyoni 300 mu minsi 9 yonyine isohotse yari imaze No Time to Die yo imaze kugurwa miliyoni 730 n'imisago mu gihe Fast and Furious iracyari kuri miliyoni mu gihe cyose imaze iracyari kuri miliyoni 710 n'imisago bivuze ko No Time to Die cyangwa James Bond No Time to Die no time to die yego irimo irakundwa cyane no kuzagera agahigo k'izindi filime zirimo aho ngaho hagati birashoboka cyane kuko yo na miliyari ishobora kuyigezaho urumva niba ari amezi 2 gusa kandi ikaba ikiri muri sine ikinakunzwe birashoboka cyane ko mu mezi nk'5 ishobora kuzaba yaragejeje kuri harya ubwo abantu benshi Kigali barayirebye abantu benshi Kigali barayirebye uko ni Kigali hari amasena azerekana so wenda abatarayireba nabo bashobora kuyishaka kuko irahari gusa ni filime nureba uburyo nibyo twavugaga no kuri Spider-Man uburyo filime zigenda zamamazwa bo bafashe wa muco wo kuvuga ngo there's no bad publicity nuvuga ngo every publicity is a good publicity yaba ari urukoza soni ibyo ntabwo yibwisha iyi filime yatangiye kwamamazwa bavuga kuri ko bita Daniel Craig ari we ukina nyine ari we James Bond ubu ngubu bamaze gukina James Bond nk'eshanu niba atari 6 akaba ari we wari ugezweho ari we yego ari we uyu nguyu muri kubona kuri screen zanyu akaba ari we uherutse no guhabwa igihembo cya Hall of Fame Walk of Fame ni Walk of Fame ni Walk of Fame ni bya bihembo bashyira ahantu hasi muri Hollywood Boulevard bakabishyira ahantu hasi ni inyenyeri batanga so uyu mugabo rero bakaba baratangiye kwiyamamaza actually bavuga ko ariyo filime ya nyuma kandi ni nabyo by'ukuri kubera ko ni nawe wayikuyemo ntago bayimukuyemo bakavuga bati iyi niyo filime ya nyuma noneho abantu bagira amatsiko yo kumenya ni ukubera iki Daniel Craig asohotse kuri role ikomeye nk'iyi ngiyi nta muntu umwirukanye ari uyiyirukanyemo wenyine ariko yaje gutanga excuse avuga ko we ibyo yagombaga gutanga nka James Bond yabitanze aranavuga ati jewe binankundiye iyi filime yahita inahagarara kubera ko nta mukinnyi n'umwe usigaye inyuma ushobora kuzaza ngo akore ibirenze ibyo abayikinnyemo bose bamaze kuba nk'abatandatu bakoze ati igisigaye nuko ishobora kukwicira izina cyangwa wowe ukayicira izina bitewe nuko umukinnyi ashobora kuyikina nabi bikaba byamwicira izina cyangwa se nawe akaba yayikina mu buryo abafana batangira ngo bakurikirana amakuru ya sinema buri munsi ku munsi hano Leandre bakurikirana iteka iyi nkuru yagarutsweho kugira ngo yabaye n'amasezo PARU ayigarukaho ariko tubwira abantu ko iyi James Bond donc No Time to Die kuwa gatanu wa kino kimwe tuzatangira ku munsi w'ejo tuzayerekana hano kuri TV10 abantu babyumve ubwo kuwa gatanu tuzatangira wiki cyumweru zabaye ku tariki 26 tuzerekana No Time to Die hagati aho ariko tunihuta cyane ngira ngo hari festival no kubera i Kigali izatangira ryari izabera kuri Canal Olympia izatangira kuri 24 kwinjira n'ubuntu kandi uwuje bwa mbere n'uzabona ibyicaro ntabwo abantu bazayigura ariko amabwiriza ya Covid agomba kubahirizwa gusa ibi binjyane kuri International Film Festival of India bamwita Sean Connery agiye guhabwa igihembo cye uyu Sean Connery ubwo ni wenda tukivuga kuri James Bond ni nawe wakinnye James Bond ya mbere niwe wabaye James Bond wa mbere akaba yaritabye Imana mu mwaka ushize wa 2020 mu kwezi kwa 10 niba mbyibuka neza so ariko bitewe muri no festival azahabwa igihembo cy'ishimwe muri iyi festival azahabwa igihembo cy'ishimwe ni festival igeze ku nshuro yayo 25 ibera mu Buhinde nyine nkuko izina n'ubundi ribivuga ikaba yaratangiye ejo ku munsi wa gatandatu ikaba izarangira ku itariki 28 z'uku kwezi muri filime zizerekanwa hakaba harimo 5 z'uyu mugabo Sean Connery akaba mbese bazaba barimo baramushimira uruhare yagize mu gukundisha abantu sinema mu kubaka uruganda rwa sinema ni byinshi abantu nk'aba urumva James Bond ya mbere yikinnye muri 62 kandi igira izina hariho ibyo bita nka catch phrase iyi filime ya James Bond igira buri mukinnyi wese wakinnye muri filime iryo jambo ararivuga akavuga ngo the name is Bond James Bond so nukuvuga ngo ni subiramo aravuga ngo the name is Bond James Bond
The name is Bond. James Bond. James Bond. So buri mukinnyi wese wakinnye ese izi matricule ngo James Bond zaho set byaturutse no kuvuga ngo uburyo script yari yanditse James Bond yari yagombaga kuba ari umuaja ari nk'umutasi nk'intasi y'ubwongereza ariko iragenda bamuha code yego n'abantu babonye iyi James Bond no time to die actually kubera ko mu yabanje uyu Daniel Craig cyangwa se uherutse kuba nyine James Bond baba bazi ko yapfuye noneho bagatora undi muntu baha iyo code ya 007 biza kurangira agarutse rero hakabaho ba 007 gusa ababonye filime none irangiye credit zimaze kuzamuka bandikaho ngo James Bond will return so ariko abantu bagize urujo nabwo bavuga bati ko uburyo yarangiye wenda sindi bushaka kubivuga uko tuzayerekana ntago nshaka ko muyireba mwarayumvishe uburyo yarangiye ububona ko James Bond n'ubundi uretse no kuba we nka Daniel Craig yarabyivugiye ko atazagaruka ubona ko n'ubundi birangiye bimeze nkaho atazagaruka ariko umuntu akibaza muri makeya kugira ngo nguce mu ijambo ariko nanone utanyicira uburyohe bwanjye bwo kuzayireba kwa gatanu hita wibaza ese uwumva izarangira cyangwa izakomeza byibaza ubwo ibyo tubiharira abafana tubiharira abasomyi reka paru buriya turi kuvuga sinema yo hanze ariko uru ruganda rwacu nko mu ngingo nk'eshatu cyangwa ebyiri hakorwa iki kugira ngo rutere imbere kurenza kuri uri kuyu munsi uru ruganda rwacu kate rukeneye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko byose ntabwo ariko twabibonera icyarimwe gusa dushobora kwestablishinga icyo nakwita nka systeme ishobora kuzatuma n'ibindi byose tugenda tubibona muri rusange nko muri ibi bihe hariho wari ubivuze ku mafestival arimo arabera mu Rwanda hariho n'andi mafestival ari kugenda amafestival amaze kuba amafestival ni menshi cyane yaba hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda so abanyarwanda bari kugenda bajyamo tumaze kugira abanyarwanda benshi bamaze gutwara ibikombe byinshi mpuzamahanga bya sinema tumaze kugira abanyarwanda bamaze kumenyekana ku isoko riri lokale n'iri mpuzamahanga ariko ugasanga ntabwo byari byafata umujyo bitewe nuko usanga uruganda rwacu rumeze nkaho rudafite formule so ikintu rero jewe numva gishobora gukorwa ibi ngibi ubihuze n'itegeko ni intellectual property law iri gukorwaho mu nteko kuko byose biri muri creative industry boshyiremo iyihe ngingo ishobora kurengera sinema n'ubundi ingingo zirengera sinema zo zabagaho ahubwo zishobora kuba zitakurikizwaga nk'uko bigomba kubera ko hariho n'igihe kigeze kubaho abaseneaste wenda bari kutureba barabizi ugasanga kubera ko hari baratubwiraga bati imbere y'uko shootinga ugomba kuzana igihangano cyawe ukacyandikisha hano icyo gihe byari bikiri arike no muri minispoke byagiyeyo niki so bakavuga bati uze kwandikisha igihangano cyawe wowe ukumva ko impamvu ari ukugira ngo bavuge bati okay iki gihangano kirahari dufite icyemeza ko iyi filime ari iya PARU aho none ugasanga kate ajyanyeho filime isa neza n'iya PARU ni copy paste meme n'izina rishobora kuba rimwe cyangwa izina ukarihindura none ugasanga nawe bamuhaye icyangombwa cyo gushutinga ugasanga utanze gushutinga utanze undi gushutinga filime ye kandi filime zirasa niwe filime yitiriwe kubera iki icyo kintu cyo gukora control nta cyabagaho kandi wabaguzi kutanze igihangano cyawe kugira ngo bakigenzure bavuge bati iki gihangano ni cya runaka nitubona n'ibindi bintu kuko iyo tuvuze intellectual property ntabwo tuba tuvuze ngo ni ukuvuga ngo niba filime ya PARU yitwa PARU n'inshuti ze uzakora indi filime yitwa PARU n'inshuti ze ibyo nibyo azaba yibye PARU oya niba no muri filime yanjye n'urugero nk'iyo twavuga nk'izo catch phrases za James Bond bavuga ngo the name is Bond James Bond nta wundi muntu ushobora kubivuga muri filime ye aramutse anabivuze yabivuga nk'uri guha credit filime ya James Bond ntabwo yabivuga nkaho iyo ntuza ari twigarukire rero kuri iki ngiki twavugagaho kinakomeye ari nayo ngingo twateguye uyu munsi ivuga ku kijyanye na kugaza ko mu buryo nka bubiri cyangwa butatu uruganda rwacu turabibona abantu barahasuringa barimo barakora abantu rwose abantu pe urabibona yuko abantu bakaniye barashaka gukora ariko se wenda nkaho nk'inararibonye ndakubivuga abantu mu ngingo nk'eshatu ushobora kuvuga uti icya mbere dukora iki icya kabiri dukora icya gatatu dukora iki ko ni nyinshi ariko byibura the key points kuri jewe
icya mbere nk'uko nari nabivuze hakabaye gushyirwaho ingingo runaka zirengera sinema, bitari ukuvuga ngo wenda ngo birafatwa mu mpande zo kuvuga ngo ni uruganda ndangamuco gusa, ariko hakabaho kubera ko dufite n'ama office, dufite icyo bita film office kireberera sinema gusa. So urumva hakabayeho ingamba zireberera sinema gusa, ariko bitari kuvuga ngo tuzarindira umuntu umwe uzaza, kuko nk'ubu nibyo actually bigezweho, tuzarindira umuntu umwe uzaza atubwire ko afite filime runaka tuyirebe nituyikunda wenda tube twamufinansa abe yagira. Hari abantu benshi bashaka gufinansa filime, ariko icya mbere bashaka kumenya ese filime ngiye gushyiramo amafaranga yanjye izunguka. Nk'uyu munsi turamutse izi filime zose zihari usanga byibura uretse wenda dukuyemo harimo zimwe zijya mu festival n'iki, usanga arizo ziba zarakoreshejwe amafaranga menshi, ariko ikintu nemeza nuko festival ntago ariyo yagatunze umusineaste w'umunyarwanda, ntago ariyo yagatunze umufilmmaker w'umunyarwanda. Ntago uzabona Fast and Furious muri festival, kandi suko iba atari filime nzima, ahubwo nuko muri festival nta kintu bagiye guhereza Fast and Furious. Niba bagiye no kuyerekana c'est bon, ariko ntago uzabona nyine ari ibintu bishamaje. So icyambere twakora nukubaka isoko nyarwanda, uburyo bw'imicururize kuri filime z'abanyarwanda. Ubwo no kuvuga ngo dukeneye niba ari ukuvuga ngo baratanga wenda izo miliyoni 100 baziha umuntu umwe agenda akore filime, iyo filime imwe ijye ku isoko mpuzamahanga, ijye mu mafestivale, hamara umwaka cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa se binarangire n'abanyarwanda batayibonye, kandi wenda amafaranga yaranavuye hano mu Rwanda, biri suppose kuba byarakorewe abanyarwanda. Hagagombye kubaho uburyo bwo kuvuga ngo tugiye gukora isoko ry'abanyarwanda, gukundisha abanyarwanda filime, kuko abanyarwanda bamaze kuzikunda, ariko ntago bari kubona ahantu banazirebera uretse kuri YouTube nyine. Kandi urumva kuri YouTube ntago wavuga ngo niba warashoye, ntago washora miliyoni 50 ngo uyijyane kuri YouTube wumve ko ayo mafaranga ntago yazagaruka kuri YouTube. Ahubwo ari ikintu ntekereje Paru, nabonye Netflix ndetse na UNESCO bahamagarira abanyafrika gukora content zabo bakabishyura. Biriya byo hari icyo bizamarira sinema nyafrika cyangwa se sinema nyarwanda? Bo icyo nacyo nari ngiye kugishyira mu ngingo eshatu Kate yansabye. Iya mbere niyo yo gushaka uburyo bwo abantu bacuruzamo bw'isoko, yego, ku buryo byibura niba dufite amasare yerekana amasinema hano mu Rwanda, ariko biratangaje kuba tureba filime z'amahanga gusa, ariko tudashobora kuba twareba filime z'abanyarwanda, cyangwa ugasanga kugira ngo ijyemo biragoranye, urumva amafaranga ni menshi cyangwa iki, ariko hagize facilitation nibaho yo kuvuga ngo aya masine leta ishobora kubijyamo ikavuga ati turafacilita umunyarwanda wese ugifite filime nzima. Icyo turi kuvuga cyo message iri gutambuka reka ku ngingo ya kabiri. Ubushize bamurikiye yavuze ko ubundi bari kubikora ku buryo iriya creative industry cyane cyane no muri filime bagerageza gushaka uburyo content nyarwanda zazamuka. Ingingo ya kabiri wenda twareba turafata ingingo ya kabiri, ubwo ndibuze kugaruka kuri iyo ngingo ku byo Leandre yaravuze byuko niba Netflix ishobora kuvuga ngo tugiye kumanuka munsi y'ubutayu bwa Sahara turebe filime nzima dushobora kuba twatangamo amafaranga zigakorwa zikaca kuri Netflix, ni ukuvuga ngo nuko hamaze kwerekanwa ko munsi y'ubutayu bwa Sahara abantu bashoboye. Ubwo duherukana na Mutiganda wa Nkunda, muribuka ko yatubwiye ko muri Suisse hariyo festival zabaye, habayo igice cyerekana gusa cyagombaga kwakira filime z'abanyarwanda gusa, nk'uruganda rurimo ruratera imbere. So icyo ni cyerekana umuvuduko uruganda rw'abanyarwanda rufite. Ariko noneho kubera iki turindira ko Netflix ariyo ishora amafaranga mu bihangano byayo? None se inzira ya kabiri nishoboka, ntabwo se twe dufite ubushobozi bwo gukora za filime zijya muri ama festival, turabufite cyane, kuko niba bavuga ngo bagiye kuzana amafaranga mu bihugu byo biri mu y'ubutayu bwa Sahara kugira ngo baranforce za filime, bivuze ngo nuko babonye ko byibura hari faiblesse iribo. Twege dufite ubushobozi bwo kuba twakora za filime bo bifuza kuba bacica kuri zo Netflix. Ubushobozi burahari kubera ko nunasanga amafilime menshi ajya muri festival ashobora kuba yarashoye wema amafaranga n'abanyamahanga, ariko ntago aba yarakozwe n'abanyamahanga, akorwa n'abanyarwanda. So ni ukuvuga ngo inzira ya kabiri ni ukuvuga ngo kwiyegereza abaturusha, nicyo bivuze. Iyo yakabaye inzira ya gatatu actually.
iyi nzira ya kabiri yakabaye yo gushora imari muri sinema no kuvuga ngo niba n'urugero dushobora kuvuga tuti so twenteresa aba investors cyangwa twenteresa aba investors ariko aba investors niyo mpamvu iyo ngingo ya mbere navuze yo gushaka uburyo filime zigurishwa yego aba investors bo barashaka kumenya ninga ushoramo amafaranga ayo mafaranga azagaruka so iyo nzira ya mbere nimara gukunda abantu bakabona uburyo bacuruza n'aba investors bazaza kuko content zirahari ubushobozi burahari ariko noneho na leta ibifitemo ibifite mu nshingano yakabaye actually ari yiteri ya mbere ikavuga toke niba filime z'inyarwanda zirimo zirajya hanze zigakundwa dufite amafilime menshi amaze kujya meme n'iziri lokal ugasanga zirimo zirakundwa n'abanyamahanga nk'izo ziri kuri YouTube n'ahandi no kuri televiziyo ejo bundi ndimo ndasoma article bavuga ukuntu City Made iri mu mafilime nkangahe akunzwe muri Afrika kandi ni filime nyarwanda ica kuri televiziyo ya hano mu Rwanda so ubundi leta iramutse ifashe intambwe ya mbere hari politiki igomba gukorwa n'inyigo so leta ifashe wenda nk'intambwe ya mbere bati tugiye gushoramo amafaranga runaka niyo bya buri mwaka tukavuga ati buri mwaka tuzajya wenda dushora amafaranga runaka yo gukora filime tukavuga ati noneho abanditsi abantu bazane amaproje turebe proje nk'icumi dushobora gufinanza icyo ngicyo mu myaka nk'itanu twaba tugeze kure cyane it's a creative industry muri rusange we need dukeneye support ya government cyangwa ya leta mu buvugizi ariko cyane cyane kumanuka bakegera abantu babikorera hasi bakaba babaha ingingo zihari kurenza uko bashyiraho abakozi bakora muri cya kintu ariko mu by'ukuri badafite iyo knowledge ihagije barebe babandi bitwa aba field producers nibo bafite na strategy bo bababwira mwebwe murabishyira mu bikorwa n'ibyo ariko nabo no bafite ibyo babwira kuko nibo bibazi imvune zirimo so mwongereraho ikindi yego nuko hagakwiye kubaho seminar yego yanyu mwebwe nk'abantu baba muri sinema ubwo ni creative industries the same muri fashion the same muri buriya fashion ifite ukuntu iri strictire nk'uko ikintu cy'abamisi cyafashe umurongo kandi nuko leta yabonye yuko icyo kintu gifata abantu benshi hagakwiye kuba seminar yo gushyirayo imirongo migari tukegera leta cyangwa tukabibwira tubabwira ngo twebwe dufite ibi mudukorere gutya kuko uyu munsi nekereza ko wa mugani nari ndi kumwe na senateur uhagarariye urubyiruko mu nteko yego titre sura kuba nyine habivuze neza ariko kimwe mu bibazo nabo baba bafite kirabaza ngo mu by'ukuri umuntu akubajije ngo tugufashe iki namwe ubwanyu mushobora kutaduha ibi bisubizo bimwe kubera ko namwe mudafite karandiriye cyangwa uko mwagakwiye kubigenza PARU ngushimire cyane kuri uyu mwanya wafashe hanyuma tuzasubire nawe ku munsi wo ku cyumweru Leandre wakoze cyane nawe wakoze cyane Kate kandi abantu bagusuhuje uyu munsi ni benshi harimo Aliane nizere komeze neza cyane famille Rutikanga Eric ndabizi neza komeze neza famille Mugenzi Valence nizere komeze neza Teri Kamanzi ni umushuti wanjye twiganye kera ariko ntabwo abarizwa mu Rwanda ariko yatweretse ko turi kumwe abari muri Amerika ariko uyu munsi ari mu Rwanda kuzabasura vuba ariko yego zabasura ariko nta kibazo ni benshi ntabwo nahita bibuka reka nsuhuze umuntu witwa Jimmy uyu akaba yigisha abantu ibijyanye na auto école donc